cya korode cyashatse kumfata ku ngufu wazanye imbunda cya korode cyashatse gufata ku ngufu none se nshaka ko tukirasa tukirase sheri kimbunda atari yo kurasa abantu kurasa rimwe byonyine ntabwo bizatinda tukarasa korode tumurasa ushaka kurasa korode yego ariko reba inzara yanshinze hano yaranigaguye yaranyishe ndetse ko yaragiye kunyica none se umva ikibazo ngiye mfite imbunda ntabwo umuntu yemerewe guhita arasa umuntu ubatire rimwe babwire ko ari akantu ugiye gukora ariko hanyuma turasa umuntu tumurase nase ngiye ko yaranyishe usanga narapfuye sheri amakuru ni meza wabagaye iki gihe kingana gusa ese sinabikubwiye ngo ngiye ku ikosi kandi nzagaruka imyaka 2 yose utanamamagara n'ikintu n'amakuru yawe nzi byabaye ngombwa ko telefone tuzishyira hasi uzishyira hasi ntushake n'umuntu utira ngo umamagare no nakuri kunari bubigenze byabaye ngombwa yuko telefone tuzishyira hasi sheri nawe warakabije nuko ibisi wambaye ni ibiki kandi izi ngizi ni gazi ituma intoki zitangirika abantu baterura ibyuma nibo babyambara wowe byambaye gute nanjye nakoraga siporo se sheri njyewe nese ubwo ntabwo wari unkumbuye reba nawe magaze nari nkukubese reba naragukumbuye ndaguhamagara ni umutwe nenda no gusara hejuru yawe basi mbabarira ntubabarira siki sezerana ko nzongera kunsiga ntabwo nzongera gusiga ariko igihugu kinyeneye nagenda sheri kuva ryari witwa Rwiziringa ubundi ko nzi ko twabanye utitwa Rwiziringa ryavuye sheri ni izina banyise nyine bijyanye n'imyitozo twarimo turimo dukora ni ukubera iby'akazi birumvikana ariko ntabwo waragize ubwoba se nari nkumbuye cyane wari ko nzapfa wari ko napfuye nta kintu nabaye nahari meze neza ariko nari nagukumbuye nanjye nari ngukumbuye ariko banza utsezanye utazansiga ko nazasubirayo ntabwo mbasi mpfukama ariko ntuzansiga none se igihugu nikinyenera igihugu nikinyenera ntabwo uzabyemera ko ngenda ngahaguruka ndabigusezeranya uhagaze ndabigusezeranya uhagaze urabitsezeranya mpfukamye ndabigusezeranya uhagaze yuko nazigera ngira gute ngusiga ngaho tujye mu rugo sibyo si guhagaze sheri mva nkubwire hari akantu nshaka kukubwira ntabwo ndimo kukumva hari akantu nshaka kukubwira urenda kumbwira urabyemerara ase ko ufite isoni umuntu ufite isoni uvuga gakeya gutya nyine cya korode cyashatse kumfata ku ngufu wazanye imbunda cya korode cyashatse gufata ku ngufu none se nshaka ko tukirase sheri kimbunda atari yo kurasa abantu kurasa rimwe byonyine ntabwo bizatinda tukarasa korode cyashatse kumfata ku ngufu nambwira ukuntu byagenze numve niba twamurega bakamufunga aho kugira ngo tumurase nyine cyaje mu rugo cyambwira ngo kije kukureba ndakibwira ngo ntabwo hari kirangije kiba kirinjiye gikingaho harinjira kingaho ariko nizere ko kugeza gukora yagiye kubikora
yaragiye kubikora habuzeho gatoya yaraje arambwira ngo nkubaze ngo niba uhari ndamubwira ngo ntabwo uhari arangije ahita asunika urugi akingaho arambwira ngo ninamuharanyica nutamuhara kwica none ibyo bintu bibitse mu mutwe wawe igihe kingana gutya imyaka 2 yose none se wowe ko wagiye ukansiga nkakubura ngambwira ikindi kintu twamukora kitari ukumurasa turamurasa yewe tumurase ugende utera imbundu babwire ni umuntu umwe wenyine none se baramutse bamfu uko nahita nsubiraho bakamfunga no kambura burundu nese turamwicisha iki njye yashatse kumfata ku ngufu ko reba inzara yanshinze hano yaranigaguye yaranyishe ngese ko yaragiye kunyica none se umva ikibazo ngiye mfite imbunda ntago umuntu yemerewe guhita arasa umuntu ubatire rimwe babwire ko ari akantu ugiye gukora ariko hanyuma turasa umuntu tumurase nese ngiye ko yaranyishe usanga narapfuye oya ntago hapfa kubera ko ngukunda ntago byakunda sibyo nese tubigenze gute turamurega ariko bamufunge kugira ngo nacika se agatoroka inuvuga ngo inzego z'umutekano cyangwa ubuyobozi buramukurikirana bumufunge niyo yanatoroka bakongera bakamufata sibyo ndaca cyo kigabo ni ikigome isa n'icyana kibi Imana ngo ni inshuti yawe ubusa ahantu bigera umuntu akifuriza undi gupfa ko numva biteye ubwoba nese ngiye ko yaranyishe cyamurafatanyije oya shiri ntago none se gute uri kwanga ko tumurasa none se nkuriki mbwira ikintu cyo nakora kugira ngo njye nakora dukomeze hano haratukuye dore niyo mpamvu se kira kigabo nutakishyura ibintu cyankoreye njye mva unyibagirwe mwibagirwe none oya shiri humura ndamurasa kugira ngo nyine ushaka kunyanga basi mbarishimwe njye kira kigabo kikiriho nta mahoro mfite ushaka ko tumwica bazi ko kigiye kumfata ku ngufu kandi kirwaye na sida arwaye na sida se buriya kirayirwaye nese ninde wabimenye yuko arwaye nese njye nayo ndi ku ikosi ntabwo nigeze menya ukuntu bimeze ariko ndayibanza ngende mwihanangiza mbwiye nazongeye no kugukoraho kumwica tumwita ubyihorera mbabarira basi tureke kumwica samana ako kubera ari wowe nkukunda kumpe kubyemera nese ubwo ubundi ninsubira ku ikosi ubwo ubundi nese ntabwo azagufata ku ngufu tuzasubambwe ko utazasubirayo none se igihugu nikinyenera sheri igihugu se njye ntabwo nkukeneye sindi umugore wawe ari igihugu se n'umugore ukunda iki shana ndabona ngiye warahindutse pe reba igihe ariko gishize ese we ntabwo nkunda kumumbura gusa nibyo byonyine byatumye uhinduka gutya ku buryo wumva udashaka kongera kunakaza ntabwo uzagenda erega mba nagiye gukorera igihugu ntabwo mba nagiye mu uzamara igihe kingana iki nyine ntabwo aka kanya ubu naje sibyo ariko ntabwo nzi ngo nubwo nje nzamara igihe kingana iki hani igihe wabona n'ubu ngubu bamamagamenye aribo bari barimo kumbipa bahamagaye ubu tutaragera no mu rugo barongeye baraguhamagaye afandere giye guhamagaye ntabwo ushobora kwanga kumwitaba ahubwo afande wawe ume nimero ze mwibwirire yuko uzasubirayo haciye imyaka 2 nk'uko wamaze imyaka 2 ubwo tuzaza tugabana ugenda umare imyaka 2 nutaha ongere umare imyaka 2 mu rugo tuzatugabana none se ko numva ibyo bintu ngiye uze kuma nimero za fande wawe mwibwire ndumva we watinye wese nta mugore agira oya shana usuke wararakaye ariko rero narakara uziko nari mbayeho nk'umupfakazi kandi mfite umugabo ngaho mura ndarishere sibyo yego humura numva se kare kose